koze yose icyo umuntu aharanira cyose igihe atiteguye no kugipfira ntabwo akizera. Koze utari ready, utiteguye no kupfira, none wavuga gute ko iyo koze uyizera? None twebwe twizeye umwami Yesu Kristo, twiteguye se kwisakrifia kubwe kugeza he? Kandi umenye ko Yesu yavuze ngo uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, ariko uzabubura ku bwanjye n'ubutumwa bwiza azaburokora. Ariko se aho hantu turiteguye kuhagera? None rero bana b'Imana, twebwe rero ntabwo dufite koze yo muri iyi si, ni koze ya rurema. None twiteguye kugeza he kumvira Imana icyo yadusaba cyose? Dusome igitabo cyo kubara ibice 9 ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 23. Umunsi ubuturo bwera bwashinzwe, cya gicu gitwikira ubwo buturo ari bwo hema ry'ibihamya, kandi nimugoroba kiba ku buturo gisa n'umuriro kigeza mu gitondo. Uko niko byabaga iminsi yose, cya gicu cyarabutwikiraga, nijoro kigasa n'umuriro. Kandi uko igicu cyaterurwaga kuri iryo hema, Abisiraheli babonaga kugenda, kandi aho cyahagararaga akaba ariho Abisiraheli babamba amahema. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryahagurutsaga Abisiraheli, kandi akaba ari ryo ribambisha amahema. Igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera, bakimaraga aho babambye amahema. Iyo icyo gicu cyamaraga iminsi myinshi ku buturo, Abisiraheli bitonderaga icyo Uwiteka yabihanangirije ntibagende. Ubundi icyo gicu cyamaraga iminsi mike ku buturo, maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumisha aho babambye amahema, akaba ari ryo ribahagurutsa. Ubundi cyabagumaho gihereye nimugoroba kikageza mu gitondo, cyabuterurwaho mu gitondo bagahaguruka, cyangwa cyabwirirwaho kikaburaraho maze kikabuterwaho bagahaguruka. Naho yaba iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, iyo icyo gicu cyatindaga ku buturo bwera kikabugumaho, Abisiraheli bagumagaho babambye amahema ntibagende, maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryabambishaga amahema, kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije, uko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose. Amen. Amen. Kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi twavuze ibijyanye n'ubwiza, ubwiza bw'Imana. Twavuze amateka y'ubwiza bw'Imana, uburyo bwose bwo bwiza bw'Imana bwiyeretse Abisirayeli. Ikintu gikuru tukwiye kuvanamo ni bitumaze gusoma. Tuvuga ngo uburiya bwiza bukaba ari igicu ku manywa, nijoro bwahinduka umuriro. Batubwiye ko igihe cyose ubwo bwiza bw'Imana, icyo gicu cy'ubwiza bw'Imana cyabaga ku buturo, Abisirayeli bagumagaho. Igihe icyo gicu gihagurutse bagahaguruka. Ariko iri jambo hano rikomeye Imana yavuze ngo kihagumye nk'ibyumweru. Amen. Nako iminsi 2, ukwezi cyangwa umwaka bagumagaho. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Amen. Nuvuga ngo kihagumye n'umwaka wose, bategerezaga kugumaho umwaka wose. Kubera ko kiriya gicu bari bazi ko Imana ikirimo. Amen. C'est la représentation de Dieu lui-même. Kuko Imana yavuganye nabo kenshi binyuze muri kiriya gicu. Kuko kiriya gicu cyari igicu cy'ubwiza bw'Imana. Rimwe kikaba igicu, amen, hanyuma ikindi kikaba umuriro, nijoro kikaba umuriro, kugira ngo babone ko Imana ikiraho. Uyu munsi rero ni twebwe buturo bw'Imana, ni twebwe tabernacle y'Imana. Amen. Ni twebwe buturo bw'Imana. Bibiliya ivuga yuko
umwuka wera yitwa umwuka w'ubwiza, niko Petero yavuze. Ni ukuvuga ngo nimba kiriya gicu cyabaga hejuru y'ubuturo bw'Imana, ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana, ubwiza bw'Imana buri hejuru y'ubuturo bw'Imana, bukaba buri no mu buturo bw'Imana. Ariko ikibazo ni iki: uyu munsi ntabwo abantu bakiyoborwa muri buriya buryo, atari ko Imana yahinduye uburyo kubayobora. Ni kubera ko turi mu bihe by'uko abantu babaye ibyigenge, abantu babaye abantu batumvira, kuko bashaka kwiyobora cyangwa bakayobora ubuzima bwabo bwa gikristo uko bishakiye. Ariko hano isomo ridakuka nuko Imana niyo yatangaga ordre guhaguruka cyangwa ordre yo kugumaho, kandi ngo Abisirayeli batigezwa kuyumvira. Hano rero ni isomo ryo kumvira Imana mu buryo ituyobora no mu byo ituyoboramo. Nta bukristo bubaho umuntu atayoborwa n'Imana, ntibishoboka. Uyu munsi turafite umwuka wera, niwe ukwiye kutuyobora, niwe ukwiye kutubwira ngo munyura aha nimunyure hariya. Ni kuvuga ngo umwuka wera ayobora abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri, bakaba bafite imitima yiteguye kumvira Imana icyo byasaba cyose. Uyu munsi rero ubwiza bw'Imana bwaragiye mu buzima bw'abantu benshi. Kubera iki? Kubera yuko bahisemo kwiyobora, bakayoborwa n'ubwenge bwabo aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Ijambo nyamukuru ni ibi rero: mu bwiru bw'ubwiza bw'Imana nuko Imana niyo muyobozi. Imana yahabwa icyubahiro, Imana yahabwa icyubahiro. Ese uyu munsi Imana niyo ituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi? Simbizi ko ari kuri bose, kuko nawe nureba ubuzima bwawe uzasanga kenshi uyoborwa n'ibyo wibwira, kandi ukabyita ko Imana ibizi byumva. Ndashaka gutekereza gato kuri ahantu tumaze gusoma ngo kiriya gicu kigumye iminsi 2, icyumweru, ukwezi, ngo ndetse n'umwaka, ngo nabo bategerezwaga kuhaguma. Uyu munsi benshi byabananira, bakwivumbura ngo biratinze. Mumenye ni mu butayu, ntabwo ari ahantu horoshye, sibyo? Ntabwo ari ahantu horoshye. Uyu munsi rero benshi byabananira. Twari kurimbuka nuko turi mu gihe cy'ubuntu, kuko mu itorero ry'Imana ku isi abantu bitwa ko ari abakristo ni bakeya bayoborwa n'umwuka w'Imana. Benshi bayoborwa n'ubwenge bwabo, kuko ntabwo tugifite imitima nk'iyo mitima abo bantu. Yego byarabagoye nabo, ariko urumva mu byerekeye kumvira iyo tegeko ntibigeze bareka kuryumvira. Nta namwe Bibiliya tubwira ngo bigeze guhaguruka igicu kitahagurutse. Baritotombye mu bindi, ariko ntago bigeze bareka kumvira iri tegeko. Igihe cyose ubuturo bwera buraho bacunganaga n'igicu cy'ubwiza bw'Imana. Amen. La nuée de la gloire de Dieu. Igihe cyose kiri ku buturo, nabo amahema yabo yagumaga ari aho, baba mu mahema yabo batungwa n'amano. Amen. Buri munsi mu gitondo bagatora manu ikwiranye na rasiyo yabo y'umunsi. Hanyuma gihagurutse, batubwiye gihaguruka ku manywa, barahagurukaga. Iyo cyabaye umuriro nijoro kigahaguruka, bakabona gihaguruka kiva ku buturo, nabo bahitaga bazinga amahema yabo bagakurikira. Aho cyanyuraga niho banyuraga, kuko Imana yarababwiye ibavanye muri Egiputa ngo inzira ndi banyuzemo nta numwe muri mwe wigeze yinyuramo. Uja muri mwe ntago muzi inzira. Natwe rero mu kujya mu ijuru niyo izi nzira. Amen. Haleluya. Yesu yavuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data ntamujyanye. Ariko biratugora,
ntabwo tumworohera ngo tujyane. Wabyumvise? Ni Yesu azi inzira ijyana kwa data. Kumwumvira rero niyo mahirwe yacu. Ariko nutureka kumwumvira tuzibesha ngo turajya mu ijuru, hanyuma nidupfa twisange habi, twisange ikuzimu, kandi tuzi ko turajya mu ijuru. Nimwibaze gato, iyo Abisirayeli bavuga bati ntabwo dukeneye icyo gicu, n'a pas besoin de cette nuée, twebwe turijyana tugere Kanani, bari kugerayo? Ntibari kugerayo. Ni ukuvuga obeyisance, kumvira Imana biruta ibitambo, niko Samuel yabwiye Sawuli. Umwuka wo kubaha Imana no kuyumvira nicyo kintu kibuze muri iki gihe. Il n'y a plus d'obéissance aujourd'hui. Mu mitima y'abantu nta kumvira Imana bikiriho mu bantu benshi, na niyo mpamvu nta bwiza bw'Imana bazi bafite mu buzima bwabo. Mumenye ko twebwe twese abizeye turi ubuturo bw'Imana, sibyo? Ariko nawe ku giti cyawe nimba warakije ukavuga ko kabiri, umubiri wawe ni ingoro y'Imana. Bivuga ngo rero nawe ubwawe uri temple, uri ubuturo bw'Imana. None se igicu kirakuyobora? Igicu nicyo kikuyobora? Iyo kikubwiye ngo hagarara, urahagarara. Iyo kikubwiye ngo haguruka, urahaguruka. Mu gakiza ikintu gikuru ni ukumvira Imana. Amen. Ariko uyu munsi kumvira byarabuze. Niyo mpamvu ujya wumva abantu bavuga ngo ugiye mbyumva ntya. Wabyumvise? None nimba ubyumva gutyo n'uyu akabyumva ukwe, none se icyo gicu kitatuyobora dute? Kizatuyobora gute? Simbizi. Ntabwo murumva ijambo ry'Imana rikavugwa, umwese akavuga uko abyumva kandi bisobanutse. Turi muri generation ya rebellion, turi mu runganywe rugomera Imana, kandi ingaruka zizaba aho kugira ngo duseruke mu isezerano nyuma y'ubuzima, tuzisanga twaserukiye ahandi atari mu gihugu cy'isezerano, kuko kiriya gicu nicyo cyari kiza aho kibajyana. Haleluya. Nicyo cyabayoboraga. Iyo usomye ahantu urabona ko cyari ikintu kitoroshye, ngo kiyagumye iminsi ibiri, bahaguma iminsi ibiri. Kiyagumye ukwezi, bahaguma ukwezi. Kiyagumye umwaka. Nimwibaze namwe, umwaka. Quelle patience, quelle patience. Umunsi iyo patience wayigira? Hari ibintu byinshi abantu ba kera banejeje Imana bibaranga, uyu munsi biragoye ko twabyumvira. Reka mfate urugero rwa Yosuwa. Mose yazamukaga umusozi kuvugana n'Imana, akamubwira ngo gumaho kugeza igenza. Hari igihe Mose yamazeyo iminsi 40 n'amajoro 40. Yosuwa yari aho yamusize. Uyu munsi twabishobora? Twabishobora? Nawe niwibaze gutya, wabishobora? N'utuntu duto gusa biratunanira. Mwabyumvise? Hanyuma turashaka kuzajya mu ijuru, turashaka kuzabona mu maso y'Imana. Il y aura des surprises désagréables kuri benshi nyuma y'urugendo. I am telling you. Mwabyumvise? Yosuwa, gumaho. Nanjye sinzi igihe nzagarukira, ubizi n'Uwiteka. Yosuwa yagumagaho. Urazi kuvuga ngo gumaho igihe nzagarukira, wenda ni iminsi 2, wenda ni ukwezi, wenda ni umwaka. Nk'uko hano iki gicu ngo ari igihe cyamara umwaka. Hano bavuze cyamara iminsi 2 bagumaho, cyamara ukwezi bagumaho, cyamara umwaka ku buturo bagumaho. Bari no gukomeza ati kimara imyaka
10 bagumaho. None Imana ibwiye Yosuwa, gumaho Yosuwa kuzagenza agarukira. Ubwe ntabwo azagaruka ryari, azamanuka ava ku musozi kubonana n'Imana ryari. Nivuga ngo amara umwaka Yosuwa kirazira ko ahava. Muva byoroshye. Birasaba kuba wariyeguriye burundu iyo Mana. Kabuta kiriho ari ubushake bwayo bukorera muri wowe. Amen. Amen. Twebwe ibintu bito hano muri Bibiliya hano biratunanira. Hano hari amategeko y'Imana mato hano. Sivuga mato ko ari mato. Qui a notre portée, une loi qui a notre portée. Hari tegeko hano riri tushobora gukora ariko biratunanira. None rero nashaka kubabwira rero ingaruka zo kumvira Imana muri urwo rwego rwa Yosuwa. Muraziyeyo? Kubera ko yabaye umwizerwa, kubera yuko yumviye Mose. Amen. Muri byose atarinda kuvuga ngo ariko se abona ko nzaguma hano ntanambwire igihe. Nonse umukecuru wanyuza kumureba ryari kumusura. Kuba yarumviye Mose nkumvira Imana, ingaruka niye yarazwe amavuta yo yumviye. Mashimeje ku Mwami Yesu. Yasimbuyemo Mose kandi yarabikwiriye. Il a payé le prix. Nawe turashaka anointing, turashaka amavuta, turashaka imigisha, turashaka. Nitumenye ese iyo tuvuze ibyo imbere y'Imana tuba tubitekereza. Obeissance yawe, kumvira kwawe, biri ku ruhe rwego? Biri ku rwego. None mbabwire rugero, reka mbabwire rugero. Imana itubwiye hano ngo ndashaka ko mumara ukwezi hano muri imbere yanjye. Wenda ntibe ari ryo mbivuze, mukumva ijwi rivugiye hano muri plafo. Banyubise ariko akaba ari ijwi y'Imana. Nimubaze ko bose babyumvira. No. Mwanyubise kubera iki? Kubera ikirere cy'umwuka turimo muri iki gihe cy'Iherezo ni umwuka wa rebellion, ni umwuka w'ugomera Imana. Ntabwo banga kuyumvira kuko batumva ivuga, bayumve ijwi audible yumvikana ku matwi. Kada ntabwo ari cyo kibazo. Nubwo yavuga mu buryo buri clear, apana muri Bibiliya noneho ikavuga ngo ukwezi kose nshaka kubabona imbere y'amaso yanjye. Muzarebe ntabwo ari bose bazumvira, kuko turi mu gihe cy'Iherezo aho imitima y'abantu yarangiritse. Nta mutima ugihari muri benshi nk'uwa Yosuwa. Amen. Hallelujah. Nibyo yari batubwira ngo ibi bizaba mu gihe cy'Iherezo. Neti mukunda ongere watubutse Timoteyo wa 2. Muzajye mwasura bo kinsherega. Nimuzajye gusoma gusa ngo nzakugira umutwe nuzabamo muri izo. Nzakugira uwo imbere nuzaba inyuma. Ndazi imigambi bafitiye. Imigambi yo soma na hariya naho. Hanyuma uyirebe ko muri iyo liste utarimo. Ngo ibi bizaba mu gihe cy'Iherezo. Timoteyo wa 2:3-5. Umenye yuko mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushye. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Amen. Muri ya liste yose y'ibizaranga abantu bo mu gihe cy'Iherezo aricyo turimo by'ukuri, harimo kimwe nshaka kuvuga ngo bazaba byigenge. Ça veut dire quoi? Iyo bavuze ko umuntu ari ikigenge kuvuga iki?
ntacyo yumvira, ariyumvira, yumvira ibye gusa. Amen. Mwabyumvise? Muri ibyo bibi byose bizaranga abantu bo mu gihe cyacu, abantu bazaba rebelle. Hautain ni umuntu yikakisha yishyira hejuru. Twita abanyabwenge, twita ko turaba abantu batameze nko mu gihe cya kera, twarasirimutse, dufite ama smartphones, na Rwabugiri ntabigeze agira, turakomeye, turambaye. We are very smart in our mind, in everything. Kameme ntabwo bansaba ngo nizere nk'abantu ba kera. Blasphémateur, n'abatuka iby'Imana, abakobanyi, rebelle à leurs parents, ntibumvira ababyeyi, ingrat, inashima, irreligieux, ntabwo bereka iby'Imana, ibyo kubaha Imana, insensible, imitima yabaye bari insensible ku bibazo by'abandi. Amen. Haleluya. Uzagenda inzara gukubitera ku muhanda, bazakunyuraho. Ntabwo ari bose bavuga ati tutabare umuntu. Nicyo gihe turimo. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Abantu ntabwo bagifite umutima uri sensible. Umuntu ari sensible ni umuntu akorwa mu maranga y'umutima ye. Iyo ari ikintu kibabaje biramukoraho. Sibyo? Uwo ni sensible. Insensible ni kinyuranye. Uri arababara ntacyo bigutwaye. Insensible. Mumenye ko ubu n'uhanuzi bwa Bibiliya. Hanyuma deloyo, ntabwo ushobora kubizera, barahindagurika buri gihe. Calomniateur, calomnie, bavuze ko ari babesherana, gusebanya, n'intambara, cruel. Iyo ntegereje ngo cruel, cruel rero bene data ntabwo ari gusa ubugome, birenze ubugome. Cruel birarenze ubugome ku rwego hejuru, denga kamere. Cruel ngo abantu bazaba cruel, sibyo? Uyu munsi rero niko bimeze. Ubugome burakorega ku isi uyu munsi, burarenze. C'est terrible ça. Abanga ibyiza, abagambanyi, enfant d'orgueil, murumva ko bari muri orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, bakunda ibanezeza. Mushaka kumbwira ko atari twiwe kige? Iyi liste ntabwo ibonamo ikige cyacu? Sibyo cyangwa nibyo? Bakunda ibanezeza kurusha ukunda Imana. Ariko mu nzu y'Imana bavuga ko bayikunda, ariko bakabihakanisha imirimo yabo na attitude yabo. Rero bene data, iki cyumweru cy'amasengesho twize kubyerekeye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nubwo tutakibonesha amaso y'umubiri, ariko burahari, kuko ni umwuka wera, presence ye ni ubwiza bw'Imana. Ariko si ubwo bwiza bw'Imana principe ibuyobora, icyo bugenderaho cyarahindutse? Ntabwo cyahindutse. Nimba tutashaka kumvira Imana, n'Imana izatuba kure, ubwiza bwayo buzatuba kure. Kumvira Imana niyo byatumye ubwo bwiza buhaguma, kuko nibigeze bagomera iryo tegeko ngo ntimuzahaguruke igicu kitahagurutse, ntimuzahagarare igicu kidahagaze. Igihe byasaba byose mukwiye kumvira Imana. Uyu munsi rero obedience ni nkeya mu nzu y'Imana.
kumvira Imana donc ni ibidini gusa byuzuyemo abantu, kandi Satani akababeshya ngo rero barajya mu ijuru. Il y aura des surprises désagréables. Abantu bazatungurwa nyuma y'ubuzima. Kubera iki? Kubera ko batigeze bamenya ikintu gikuru, kumvira Imana. Kumvira Imana nicyo kintu gikuru. Haleluya. Reka nangize kuri ibi. Abakuru b'idini y'Abayuda, abafarisayo, abatambyi bafashe intumwa za Yesu, barazikubise, bazishizeho iterabwoba ngo ntibazongere kwigisha muri iryo zina. Ba Petero babwira abo bakuru ba Isirayeli, b'idini ya Isirayeli, les anciens d'Israël, barababwira ati nimudusubize, ni byiza kumvira abantu cyangwa twumvira Imana? Mwe muratubwira ngo nitwigishe muri iryo zina, kandi nyir'ubwite ari umwami wacu yaratubwiye ngo nimugende mwigishe mu izina ryanjye. Bahisemo kumvira Imana, kabone naho byabaviramo gupfa. Uyu munsi ntabwo ari abantu benshi bashobora kugera kuri urwo rwego, na niyo mpamvu rero abantu b'isi ntabwo badufataho sérieux. Abantu b'isi ntabwo badufataho sérieux. Abantu b'isi ntabwo bubaha ibyo twizera, kuko babona yuko ntabwo twiteguye no gutanga ikiguzi kuko kwizera kwacu. Mais les gens ne prennent pas au sérieux. Kubera iki? Koze yose icyo umuntu aharanira cyose igihe atiteguye no kugipfira ntabwo akizera. Koze yose, ikintu cyose, amen, haleluya, ikintu cyose umuntu aharanira, amen, akavuga ko acyemera, nibyo bita koze. Iyo utiteguye no gupfira iyo koze ntabwo uyemera. Ni ibintu circonstanciel. Ni ukubera ko uba mu bantu benshi bemera iyo koze, nk'uburokore bwa kino gihe, kuko nta muntu agishaka ko bamwita umupagani. Nubwira n'umuntu ariho araroga cyangwa araguza, numubwira ngo umupagani wakabona muzarwana, kuko nta muntu agishaka kwitwa umupagani. Ariko si koze utari ready, utiteguye no kupfira, none wavuga gute ko iyo koze uyizera? None twebwe twizeye umwami Yesu Kristo, twiteguye se kwisakrifia kubwe kugeza he? Kandi umenye ko Yesu yavuze ngo uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, ariko uzabubura ku bwanjye n'ubutumwa bwiza azaburokora. Ariko se aho hantu turiteguye kuhagera? Simbizi, ntabwo ari benshi. Amen. Reka nangize kuri ibyo. Koze utiteguye no gupfira ntabwo yemera, ntabwo yemera. Reka dusubiremo impamvu. Amen, amen. Ikintu uvuga yuko ucyemera ukaba utiteguye no gutanga ubugingo bwawe ntabwo ucyemera. Ni ukuvuga ngo rero nimba tuvuga ko twemera ubutumwa bwiza, sibyo? Ngo Yesu niwe byose byanjye, siko tuvuga? Amen, haleluya. Ariko umuhamagaro wo kumukurikira no kumukorera nk'uko abivuga mu ijambo rye, amen, kubera ko tutiteguye no gutanga ikiguzi, amen, byadusaba kuri ibyo twemera, ntabwo twemera ubutumwa bwiza. Ntabwo twemera ibyo Yesu yavuga. Mwabizi? Ese birumvikana? Birumvikana? Icyo wemera nicyo twise koze, sibyo? La cause. Icyo wemera ukaba utiteguye no kukitangira, uba utacyemera. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuga ko baharanira ikintu bakaba muri bo batiteguye nuko batanga n'ubuzima bwabo, ntago baba bacyemera. None rero bana b'Imana, twebwe rero ntago dufite koze yo muri iyi si, ni koze ya rurema. None twiteguye kugeza he
kumvira Imana ico yadusaba cyose, kuko yatubwiye ngo Abisirayeli bategetswe kumvira. Amen. Kubyerekeye kuyoborwa n'igicu cyayo, nigihaguruka kuri tabernacle ku buturo bahaguruke, nikihagarara ku buturo bahagarare, igihe byabasaba cyose ngo kabone nawo byaba umwaka wose kidahagurutse bakwiye kugumaho. Imana yari iratanga isomo ku bazitwa ubwoko bwayo bose, l'obéissance, kumvira Imana. Haleluya, haleluya. Twabonye ko na Yosuwa niko byamugendekeye. Mose niwe yari shebuja. Mose ati gumaha kugeza aho nzamanukira umusozi. Tuzi ko ari igihe amaze iminsi 40. Bivuga ngo Yosuwa rero yagumyaho. Niyo mpamvu rero Mose amaze gupfa, birumvikana ko byari ari ikintu gikwiriye kw'Imana ifata Yosuwa ikamushira mu mwanya uwo yumviye, ariwe Mose. Uyu munsi rero twahawe ijambo mu gitondo, nako turusoza amasengesho. Twize kubyerekeye ubuzima bwo ku musozi n'ubuzima bwo mu bibaya. Twabonye ibibaya bitatu, sibyo? Nago ndi busubire muri amasomo, ariko twabonye ko hari ikibaya cyitwa ikibaya cya baraka. Nkuko mu Giswahili baraka ni imigisha. Hari ikibaya cy'imigisha. Kuko mu Giheburayo umugisha bavuga baraka, no mu Cyarabu ni baraka. Niyo havuye ijambo mu Giswahili baraka. Mu Giheburayo umugisha ni baraka. Ko barayivuga ukumvikana n'Abarabu, kubera ko izo ndimi Igiheburayo n'Icyarabu bifite inkomoko imwe, babyita langue sémitique, bose bakavuga kuri sem. Amen. Baraka. Ntabwo rero tuzinjira mu kibaya cya baraka cy'umugisha tutize kumvira Imana. Amen. Kuko turashaka imigisha yayo, ariko nitwemere condition ko ari kumvira Imana. Imana ishimwe. Tutumviye Imana nta kibaya cya baraka tuzinjiramo. Tugiye kumvira Imana. Uyu munsi rero abantu benshi mu itorero ry'Imana bari puwa mu mitima yabo, ariko ntago bazi ko ari abakene, bazi ko ntacyo babuze. Kuko Yesu avuze ngo hahirwa abakene, sibyo? Ni umuntu azi ubukene bwe mu mutima, ariko benshi ntago bazi ko bakennye. Bazi ko kuza mu rusengero bagasenga rimwe na rimwe iyo business itamukeneye, sibyo? Wabizi? Wabizi? Hanyuma barashaka baraka. Izo baraka sizi ko iyi Mana yategetse Abisirayeli ngo igicu kibayobore, ko ariyo Mana bashakaho iyo migisha. Bazajya baronka ya migisha Aburahamu yakuye muri Egiputa. Ni muyizize? Ibaho? Muri Egiputa naho haba imigisha? Ibaho nibaho? None se ubutunzi Aburahamu yabukuye muri Egiputa? Nose muri Egiputa ni Imana yayimuhaye? No. Nuvuga no muri isi hari ibintu byitwa ubutunzi. Ariko ubutunzi nyabwo buva ku Uwiteka. Amen. Aburahamu yaje guhaga ubutunzi nyabwo agarutse mu isezerano mu gihugu Imana mugiye ngo ni muri kinyine. Buriya wavanye muri Egiputa ni arrangement. Kuko yabuhawe na Farao. Kuko yamutwaye umugore. Ngo rero kiriya gihugu tugiyemo batazanyica kuko uri mwiza cyane. Uzajya uvuga kuri uri mushikanye. Yego bari basangiye papa. Ibasangiye mama. Wabizi? Amen.
ariko yari umugore we. Uvuga ngo no muri Egiputa haba ubutunzi, ariko ubwo butunzi burimo uburozi, buhita butwica mu mwuka. Mvuge muti ubutunzi bwa Egiputa burimo uburozi, buhita butwica mu mwuka, buragatsindwa. Les richesses de l'Égypte sont empoisonnées. Ibi mubona mu isi y'abantu bidushuka birimo uburozi, uburozi bwo mu mwuka. Gasanga umuntu ubusabane n'Imana kada bwaragiye kera ntiyanabimenya. Ayibise ntiyanabimenya, sigaye gusaraho ntakimenya n'ibyo yatakaje. Ko kumenya icyo watakaje, nimba wigeze gusabana n'Imana by'ukuri, hanyuma ubutunzi bwa Egiputa bwakuroga, kugira ngo umenye ko watakaje wibwe, ni ubuntu bw'Imana. Imana yaduhaye isezerano uyu munsi yuko twinjiye mu kibaya cya baraka, ariko tukwiye kuba abantu biyemeje kumvira Imana icyo byadusaba cyose. Amen, haleluya. Isezerano twarihawe ntabwo turishirikanywaho. Amen. Ikibaya cya baraka cy'imigisha Imana yakiduhaye ngo mukingiremo, ariko tukwiye gutangira kwiga kumvira Imana, niho tuzahirwa muri icyo kibaya cya baraka. Haleluya. Niba nibizera ko icyo kibaya bari bukingiremo, twese turabyizera, sibyo? Noneho dutangire duhigure umuhigo wo kumvira Imana icyo byadusaba cyose. Uzabe muri abo bantu Kristo gusa butugambo bari aho, ils n'ont pas de feu, nta muriro ubona muri bo. Amen, haleluya. Hari abantu bakubwira ngo bo bakizwa bucece, bakizwa bucece, ngo si ngombwa gusakuza. Ibyo ni ibyawe, ntabwo ari Bibiliya. Ibyo bucece ntabyo nigeze mbona. Urazi ko Paulo avuga ngo impamvu tuvuga, impamvu dusakuza ibya Yesu, ngo nuko twizeye.